uzi kutagira ubwoba koko ubwoba bw'iki uzi ni gute bakubwiye ngo narakubiswe narabuze warangiza ukaza mu mujyi wirukanka baje kugufata uzi kusetsa ndetse cyace niba gukubitishije niko nari mbizi ngiye ntabwo ariko rero nari mbizi kandi nishakiraga kuza mu mujyi ubundi sikori wabuze nari ndi mu cyaro ndi gukora none se ubwo usanga cyace wangiriye nabi bitwaye iki se ko cica atari gukubitishije ikindi cyatumye nza nuko nabonye ari kumwe na Peter umwana wo mu rugo numva nta n'ikibi yakwifuriza uravuze ngo Peter Peter sinzi impamvu ijwi rya Peter ringaruka mu matwi cyane so katumureke nyibwirire kwishuri bimeze bite kwishuri ndiga neza nta kibazo n'amahoro maze uri kwinjira mu ishuri n'imisatsi warasukishije manu ziko twize tutabona nayo kwiyogoshesha none cece yaje gukubitira imisatsi mu mutwe none none ibibazo ufite hano wagira ngo reba yakuntumye ese man cyo cyatumye nzana hano mbaze ibyo bibazo ngo ari kurikisha mu ufite wayo mwica isafi ubiteye n'iki akemba baririmbaga ngo niyo yaturinze nizaturinda iyo riri maso ku mugambi wayo mani niyo iri maso ku mugambi w'ubuzima bwacu so cyambere no gusenga tukizera ndizera ko imbere ari heza kandi Imana izabana natwe izaca inzira abana b'abantu babona ko bitashoboka yego so enjoy ase chérie niwe waneje hafi yo kumbonanya na Kavini uretse gato urashaka kumbwira se ko nabasanganye gute se uretse basanganye kangahe se ahubwo ejo bundi sinabasanganye cyagiye muri kwa ice muri kabari kwa ice sinabasanganye niriwe nguhamagara umunsi wose udashobora kunyitaba none se kunsangana na Kavini twicaranye bisobanuye kugira ikindi kintu ushobora kurenzaho uburyo mwari mwicaranye mwahuje urugwiro byibuze iyo nafata telefone byibuze bwa rimwe gusa no ntabwo kwicarana n'umuntu bisobanuye ikindi kintu kirenze ku buryo wagenda neza hafi ya please tudapfa ubusa shere rwose ubwo nanjye bunsekeje pe ngo Kavini ese gusangana n'umuntu nicaranye n'umuntu hari igisobanuro ufite aha ngaho mbwira njye mfite gihamya byonyine ibintu Kavini arutse kumbwira byanyeretse ko hagati nawe harimo akantu ikihe gihamya ese muho utari warambwiye ibyawe n'abadini ushobora kumbwira numvishijemo kuvuga Kavini badina ni iki cyawe reba hano ni iki cyawe ariko urashaka ngo mubwire iki mbwira nyine badina se nisi nakubwiye ko yari inshuti yanjye ibyanjye nawe byo byaraheze ibyararangiye sinzi rero impamvu uri kumugarura muri story yanjye ibyahise ni umu ex wanjye please mumbabarire rero winyibutse ibintu nk'ibyo ngibyo afiye wanjije ndavuze ngo tereka iryo cupa hasi 1 2 3 ndavuze ngo upfukama hariya ndavuze ngo 1 2 3 pfukama hariya nese nagize gute ndavuze ngo upfukama hariya uragira ngo ibyatuzanye bihinduke nta basi ndapfukama mu rugo se ndapfukama mu rugo se niho turi pfukama hano ndakubwira gupfukamuka niba uri pfukame mu rugo rero mbwiza ukuri niba cyangwa nkwinigire ribu ntizakuntwara ntabwo izakuntwara ahubwo nge nakuyicira Musema ngenda kubiza ukuri kuko nakoze ikisi nta bintu byo kubwira pe hafi basu umfukamishe ntabwo uzi ibyo ukina nabyo ubwo riba aho kukujyana izajyana nge izanjyana se habaye iki nakoze iki mahumura rwose reba ibintu ugira ibyoroshye kandi bikomeye urabona nafashe umwanya wo gutakaza kanjye nkaza kwirirwa nicaye ahangaha ndaguhendahenda wowe
ufite umwanya kuguhendahenda wowe wagicucuwe mu muryango wawe hari umuntu wishe umuntu wigeze wumva ndakubaza ngo mbwize ukuri tumenyana aho tubigarurira ntunsubize ngo ibyanyu ngo ibiki umuyekisi usohoka gukuraho twe twicaranye akakujyana ukanansiga kweri ngo umuyekisi ese byumvikanye gute possible nta bintu bitumvikana kunkura hariya byari kugira ngo tuvugane akantu gatoya ni ukuri k'Imana sinigeze ngusika please calm down igihe byawe n'amadini byarambabaje amushoye gusa ikindi kintu ugomba kumenya neza bijyanye na Karuvini nta bintu birenze pe ariko wagombye kunyitaba byibuze nkamenya ko turi kumwe please none se ugiye ngwino dukemure ibibazo basi Sema ndashimye ko mwanzuye ko mutazanye mushiki wanjye Badine kandi ari mukumbuye kandi dore amaze n'iminsi arwaye nta ndwara umwe uba mu bantu bose baje hano nta n'ukuvuga amakuru yanyu nta n'iki mu Badine ese uko ndi kukubona ariko Badine nawe uri hano ugomba kubaza amakuru seri mwihorere data Badine uheruka narwaye ese ko utambaye iniforume turi muri chômage dore twende no gutaha muri chômage se nta iniforume mwambara ntawe yakwambara ngaho mubaza amakuru none se afi wowe umeze gute amakuru ameze neza bro ese ko murananutse byagenze amasomo ni byayo ryo muri kandi ujye wabona uvuze ngo ni amasomo kuri n'umusoma w'impunga ukuntu nsigaye itsinda nsigaye bayo tuzakibona uzayibona iki ukuntu wakwiyeho bilete ukuntu bazandikishaga ikaramu turebe imitungo wowe yuzuye turi muri chômage rero tugiye gutaha none se Keriya hashize igihe kirekire kabisa yari minsi ya urabizi nkwitaho nawe ugomba kunyitaho ndabibona cyane ya igihe cyari kibaye kirekire ariko ndakwemera nawe nizere ko unyemera nk'ibisanzwe byiza cyane ubwo unyemera yeah it's been a long time ariko umeze neza cyane si cyane nkawe ninde uri kukwitaho ndabona rwose nawe inzobe yarabaye inzobe ya ni hanze ariko ninde uri kukwitaho muri iyi minsi kwera ariko ni ibisanzwe urasa neza cyane urasa neza se uyu munsi se gahunda iteye ite niko Keri ugomba gukora gahunda urabyibagiwe ariko Jamar wakomeje kumbwira ngo gahunda ariko kugeza na n'ubu ntabwo ndamenya ni gahunda iteye ite ni iyihe gahunda wansobanurira nkabasha kubimenya niko Keri Kigali wisheya namusanze yusheya none se turi ni kuri Susa Garden bafite ahantu ho kuryama heza ntawe ushaka kuryama njyenyine kandi uhari hanyuma urumva nkeneye urankeneye nzatana 80 za mbere upfa kuba nta esheke ndabona na peti warayibuze niyo mpamvu naje nkuzaniye umugati ngo ndebe ko wagerageza urakira dore hano harimo na kaji nari nagukoreye ubwo ngubwo uze kureba niba uruda yanjye ntabwo nyisiga urashaka icupa wisukemo ndagenda nyisuke mu icupa mfite muri dortoir ndahita imigati ndayisangira n'abana bagenzi banjye cyangwa uyinywesha igikoma aya naza kwinywesha igikoma manjye urabizi ko rwose ntagera intango mpavira aho ngaho nta kintu makoze rero umuhungu wawe rwose ntabwo nabishinga pereka ngende sibyo bro Yesu uguranze ese kugusura ni gute se mageze se gusa se ikirunga kirenda kuruka cyashyushye byatanga ikirunga gikeneye kuzimywa urabyumva neza mbashije gutungurwa gugize ute ndagusetse cyane gusa ko buriya wabyibagiwe hasi ubundi nkawe nk'ubu ngubu nturiyubaka ni ushatse vuba hari abakoze ikofi abasaza bazi icyo gukora none wowe
uracyahiga ubuzima ntuzi icyerekezo cyawe hari abamaze kwisobanukirwa shusho umeze bite amakuru ni meza yari meza ayawe se nanjye ndameze neza uyu se uyu ni umuntu wari uri kunganiza bisanzwe bitisha Jamar njye mudisha none se uri iki ko abasaza b'iki gihe n'abana b'iki gihe muri Kenya abana baho bazanye iki abana b'iki gihe n'abana bo muri iki gihugu nabo ntago ndisha ariko Jamar abana bavuga uyu ni umwana wawe ni umwana wande abasore tuzahanganira n'abana n'urubyiruko n'abasaza b'iki gihe nabo rero ati umva shanga ubwire umusaza ni so mwongere kunyita sha Keriya yicara hariya nicare hano erega uyu nguyu niwe shushu ni n'umusponsa wanjye ahubwo aho kugira we ngiye nicara haguruka yicare wabyumvise se ntabwo wabyumvise avuze ngo iki haguruka nicare inzara warasize giragurya ubwo uzatsinda kwigana n'umwana umeze gutya nziga ariko ngo abana bo mu mujyi ni abahanga ariko ni abahanga ku ndimi gusa mu mibare ni amadebi nose wo ntabwo uri debi mu mibare amazani madebe none uri kubakosora mu mibare ndabakosora reka bimeze biteze ni byiza biranshimishije kandi ndizera itageti ari ukwiga icyo bita ngo hejuru cyane cyangwa imbere cyane mpaka ukazana amanota meza ntakorera ku ruhande gahunda ni ukuminuza ariko mu mafi karame nawe mama karame nyine umva rero natekereje kenshi kukuvugisha ariko ngeze amahirwe turi hano kuri Susa Garden ndagira ngo nkubaze akantu kamwe mbaza ni ukuri narakubonye rimwe kabiri gatatu mpita gukunda ariko nshakishije amakuru yawe barambwira ngo ufite umugabo w'umusirikare kandi ntabahari ubahute ubyifata mute ese kugira umugabo w'umusirikare bigira uko umuntu yitwara nuko yifata none gute se none siko bimeze nsobanurira nibyo umugabo wanjye ni umusirikare koko mbaho nk'abandi bose mbaho nk'uko wabaho mbaho nuko abandi babaho nibisanzwe icyo ushatse kumbwira ko mbyitwaramo ntago ngisobanukiwe umva rero icyo nashaka kubwira niba utabyumvise neza reka ntubure mbese gushe kwijambo uzi ko iyo umuntu atuye mu rugo aba afite urugo kandi urugo ruba rufite n'imbariro iyo urubariro ruvuyeho ninde urushyiraho mbagira ngo ukajya uranyitabaza nk'umuturanyi nkaza nkagushira urwa rubariro rwavuyeho uravuga urubariro ngo ukaza kurunshyiriraho cyane si ufite amaboko abiri nkagira abiri hari aho ndemaye ngise kuki ntarwishyiriraho umva icyo nashatse kuvuga ntabwo uri kunyumva ufite amaboko abiri n'ibyo ndabyemera nk'ayanjye ariko rero ababiri bishumye njye nawe dufatanije se twarushaho tukarwubaka rugakomera umugabo yazaza agasanga rutarasenyutse nicyo nashatse kuvuga ntabwo uri kubyumva nanone ariko ndanda koko bakuvuze ukuri bande nzi ukuri hariya kabisa nzi ukuri uri hano cyangwa uri ahandi oya ndahari nyine umeze nk'uwasubiye ku ntebe ye ndabitekereza ariko nyine ukuri ndakuzi ni ukwiga cyane noneho wanaje nasinziye neza numva ndaruhutse numva ameze nk'umuntu uri mu ijuru noneho ngiye kwiga cyane ni ukuba uwa mbere yasinziye neza numva ameze nk'umuntu uri mu ijuru yego ok just ishime gusa njyewe ndacyari mu mibare myinshi ahubwo se ngo reka mubaze muri wowe urumva utuje umeze neza nta kibazo ufite
ndacyajagaraye mu mutwe nk'uko nari mbikubwiye ntabwo ibintu bimeze neza hari byinshi ngomba kumaza agashira ku murongo gusa ikiriho nakubwira no kwa murima wo mu rugo uri mu rutoki nasize ngugurishije ingurube ndagurisha ntabwo nafite yo gusubira mu cyaro ngiye gushakishiriza maisha hapa Kigali. Ubusego baguhaye angahe urayakoze iki ko hano nta kintu na kimwe tubuze? Ndashaka kwinjira muri business yanjye hose hamwe mfite miliyoni 3 nazishize kuri bank kandi maybe ko vuba ngaha ndatangira. Uratangira ibiki? Ubucuruzi. Uzampa akazi? Ndampa akazi zo kwiga manza wige. Uzampa akazi? Sijose manza wige. Yego. Matunda yiko mbere. Ndabizi pe. Urabizi? Yego. Rahira. Ukaza twirirwa twubakana urugo kugira mugabo wanjye atazasanga rwayasenyutse akazubaka hehe waje kuranzetsa ariko mama hafi uri umuntu mukuru hari ufite imyaka ingahe? Iyo mfite yose ntabwo uri munsi ya 45 byari byo byose nanjye kandi naho ngaho ndi cyo nashatse kuvuga ni ikirero asanze twarahubatse uti yazubaka haje azubaka hazasenyuka hari yazaba yamaze kuza hazasenyuka hari ni hazasana ariko hazasenyuka mari nanjye nagombye kuba ndi kuhasana kazasanga bameze neza ariko noneho umva igihe wahereye ukata iburyo ukata ibumoso uzamuka wongera ugaruka icyo ushaka kumva ndakizi ariko wacyumvise none nacyumvise urabyemeza humura nacyumvise zaze jose umva se muvandi uyu ubona uyu nguyu yego siko nteye ugura ngati siko nteye ariko ndanda utunyumviye ubusa ko ariko ndanda ubanza unyumva wa kufite umugore wawe yakunyuza ugatuza nge rero sinshobora guca inyuma umugabo wanjye never n'undi uzumva atekereza icyo kintu kuri jyewe uzamubwire azakatire mu wundi muhanda mama hafi reka nkubwire uti ndanda urambonye kuko bambuze reka nkubwire unyumviye ubusa uzi amafaranga ntanzanga nyishyure banashe uragotomeye ndamaze inkoko umaze kurya ahangaha n'amafiriti urabyibuka ngishyure byishyure ndabyishyura neza wabonaga ko ndabyishyura urabyishyura bakuzaniye fagitire niba yizanye tazanansuzugura aho nibwira ngo sindi umugore w'umugabo uzambona uzangira utese sinarinzi kuri ninjije bigezaho tangiye no kunyita injiji sawa rero ishyura